Bavandimwe namwe mwese mukurikira ibiganiro kuri YouTube Niyitegeka Theoneste, ndabashuhuje. Uyu munsi turakomeza nanone tuvuga ibiganiro bijyanye n'ibibera muri gereza ya Mpanga, ariyo gereza ya Nyanza. Mu kiganiro cyahise twaganiriye ku bijyanye n'iyicarubozo ryahabereye rigamije kwambura abanyururu abatuye iyo gereza amatelefone. Uyu munsi rero turavuga ku bijyanye n'imirire. Uretse ko imirire mu magereza yose irajya gusa, ariko uyu munsi rero gereza y'umwihariko, gereza nako ya Nyanza ifite umwihariko turi buvuge rero cyane cyane, turi buvuge ku bijyanye na kantine. Kantine ni akaduka gacuruza ibintu bitandukanye bitemerewe, mbese leta ubusanzwe itageneye abanyururu, ariko umunyururu ufite agafaranga akaba yabasha kubyigurira. Ariko mbere yo kutwinjira mu kiganiro nyirizina tuvuga kuri ibyo ngibyo bijyanye na kantine, reka tubanze tuvuge muri rusange umuntu utuye muri gereza agaburirwa na leta ibintu bingana iki. Mu mategeko rero ya gereza, nabo iyo bagiye kugaburira abatuye muri gereza babaha ibyo leta yabageneye. Leta rero yagennye yuko umuntu utuye muri gereza azajya ahabwa ibigori amagarama 300, amagarama 300, agahabwa n'ibishyimbo amagarama 250, agahabwa n'umunyu amagarama 8, amavuta akaba ari amagarama 15, noneho bakamuha na litiro y'igikoma. Ibi byose navuze, cyane cyane ibigori n'ibishyimbo, biba ari bibisi, babibara ari bibisi, noneho bakabiteka bakazamuha ibihiye. Ariko mu kubibara baba babibaze ari bibisi, ariko bakazajya kubiteka. Aha niho nagira ngo nsobanure neza muhumve. Ariko nubwo mu mategeko agenga gereza batigeze bavuga yuko abatuye amagereza bagomba kuhabwa imboga barazihinga, umusaruro babonye bakaba ari bo bawurya. Ni ukuvuga rero uyu munsi rero ikigaragara ni uko iyo dusuye amagereza baratubwira bati turashonje, dufite inzara, twarananutse, bati muri make ibiryo duhabwa ntacyo bitumarira. Ariko icyatuzanye uyu munsi ntabwo ari ukuza kuvuga yuko ibyo biryo bifite agaciro cyangwa nta gaciro bifite. Nimwe muzumva iki kiganiro muzatubwira niba aya magarama leta yageneye abatuye amagereza afite agaciro, hari icyo yabamarira. Nkaba nababwiye ko amagarama nababwiye leta ijya kuyabara, bayabara ari ibigori, ari n'ibishyimbo n'amavuta n'umunyu bitaratekwa. Ariko hano babwiye ko bahabwa igikoma cyo nakivuze ko ari litiro nyine gitetse, bahabwa litiro. Ubwo muzatubwire agaciro ibyo biryo bifite, kuko umuntu uri muri gereza ibyo biryo nibyo yarya imyaka yose azamara muri gereza. Leta ntabwo itanga inyama, leta ntabwo itanga ibirayi, leta ntabwo itanga umutsima w'imyumbati cyangwa se wa kawunga. Ni ibyo byonyine izaguha imyaka yose uzamara utuye muri gereza. Ariko nk'uko nabivuze,
leta yashyizeho kantine, kakaba ari akaduka kagurisha ibyo leta idatanga. Aha nyine turi bubivuge nabyo, ibyo leta idatanga harimo n'ibiryo by'ubundi buryo, umuceri n'ibindi bitandukanye. Aha rero muri make nabanje kubaha icyitegererezo cy'ibyo leta yageneye abatuye muri gereza. Ariko nk'uko ndabivuze, ibi byose nubwo babihabwa, iyo ugezeyo cyane iyo baduhamagaye baratubwira bati turashonje. Aha nkaba nibaza, ese ibi biryo leta yageneye aba bene data bafungiye mu magereza bibageraho nk'uko leta yabitanze? Kuko jyewe mfite igihamya ko bitabageraho, kereka niba wenda byarahindutse. Jyewe nyifungiye mu magereza atandukanye, nagiye mbona yuko ibiryo iyo bimaze gushya, ababitetse bafataho ibiryo byinshi cyane rwose, indobo zitandukanye. Urabona indobo igira ibiro 10, bagafata amadobo menshi bakayashyira ku ruhande. Icyo gihe ndavuga hari kera gihe nkiriyo, ntabwo nzi ukuntu ubu ngubu bimeze. Noneho bya biryo bashyize ku ruhande bakaza kubicuruza abandi bavandimwe bafungiye mu magereza atandukanye. Ni ukuvuga ko muri gereza ushobora guhabwa bya biryo baguhaye, warangiza wakumva udahaze, ukegera undi muntu ku ruhande uti mfite udufaranga, nshakira indi sahane y'ibigori. Icyo gihe byarakundaga, ariko nanabajije abantu bambwiye ko n'ubu birashoboka, ariko nta gihamya ifatika mbifitiye uretse ko babimbwiye. Nabo babimbwiye, ngomba rero kuzabishakira gihamya ifatika. Ariko twebwe tukibayo nuko byari bimeze. Noneho rero niba ibyo biryo bavuga bati ntibiduhagije, ubwa mbere ntanze inzira y'ahantu jyewe nabereye umuhamya byajyaga. Aha kabiri rero, ibigori n'ibishyimbo n'ibyo bikoma byajyaga, kandi leta itaravuze yuko abo bantu bagomba kubihabwa. Burya nutemberera muri gereza uzabona abantu, cyane cyane mwasuye, uzabona abantu bazamuka bafite amasuka, bafite ibitiyo, bafite n'ibindi bintu, bigaragara ko bavuye mu mirimo. Wabonye ko ari abantu benshi cyane, baba barenga 1000. Burya iyo tubabaze igihe narindi yo barengaga 1000 bakora imirimo, kuko hari abubaka, hakaba abahinga, hakaba n'abakora indi mirimo itandukanye y'ububaji, yo gucukura ibyuzi by'amasamake aho hanze. Abo bose rero iyo batashye nabo bahabwa ibigori nk'abandi banyururu bose batuye amagereza. Ariko mu guhabwa ibyo bigori, gereza nabo igira kandi bagenera kubera imirimo baba bakoze. Urabona ni imirimo y'ingufu baba bakeneye nabo kugira ngo bagaruiza ngufu. Buri wese rero icyo gihe gihari bamugeneraga andi magarama y'ibigori ku ruhande n'ibishyimbo. Bamugeneraga igikombe cy'ibishyimbo n'ibigori bivanze. Buri munsi uko yagiye mu kazi barabimuhaga. Urumva rero abantu barenga 1000 kuzabagaburira kuri bya biryo byaba abantu leta yabagendeye, kandi nabahaye n'inzira mbere ko byabaga byibwe n'ababiteka. Icyo gihe ngihari yewe bakabigurisha abanyururu. None mberetse n'inzira yuko abo bantu nanone bakora imirimo ya gereza bahembwa, icyo bahembwa ni ibigori. Bya bigori byose nabyo birava kuri ya magarama umunyururu yagenewe. Urumva ko inzira ni nyinshi. Urumva rero yuko icyo gihe wa munyururu
umpamagara kuri telefone cyangwa uhamagara undi muntu akamubwira ati yenda shonje, ashobora kuba afite ukuri kuri hehe rero? Ukuri kuri muri bya bindi naberetse, aho bya bigori bye biba byagiye. Bya bigori yagombye guhabwa ntago byose azabihabwa, kubera yuko bizaba byibwe n'ababiteka. Inzira ya kabiri, bibe byahembwe abantu bakorera imirimo gereza. Aha rero nkaba ngira ngo ntange igisubizo nk'umuntu uyu munsi urimo kuvuga mu izina rya Stop Torture Now, umuryango urwanya akarengane, ukarwanya iyicarubozo, ukarwanya n'ibindi byose bibi byakorerwa abantu batuye mu magereza. Tugiye gutanga rero icyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza, amarira y'abanyururu agabanuke. Nibacunge neza bariya bantu bateka biriya biryo, ntibakomeze kubyiba ngo babigurishe abandi banyururu batuye gereza. Icya kabiri, guhemba abantu bakoze imirimo ya gereza. Gereza nishakishe ubundi buryo yajya ihemba abantu bakora imirimo ya gereza, kuko akenshi imirimo ya gereza nk'iriya y'ubwubatsi nayo itanga amafaranga kuri gereza. Noneho rero urabona iyo bagiye guhemba babikoze, bakora kuri bya biryo umunyururu yagombye kuba ahabwa. Indi nzira ya gatatu, ibyo biryo bishobora kuba bicamo bigatuma umunyururu bitamugeraho bihagije, ntabwo uwampaye makuru ntabwo nyihagazeho, ariko nayo ndayibabwira, muzasigare muyiperereza murebe niba ari byo. Yambwiye ati burya bya bikamyo mubona byikoreye ibiryo bibijyanye kuri gereza, iyo bigeze kuri gereza barapakurura bagapima. Akenshi muri ya mifuka, niba umufuka umwe ufite ibiro 100 by'ibishyimbo, haba hapakiyemo n'amabuye afite hafi imisenyi afite hafi ibirongo bitandukanye. Niyo cyaba ikiro kimwe, urumva ko nyine nabwo wa munyururu bya biryo azabona ntabwo bizamugeraho, kubera yuko uzasinyira ibiryo azasinyira ibishyimbo, ntabwo azaba yasinyiye n'ayo mabuye cyangwa imisenyi yaje. Iyo ni inzira yindi itwereka yuko ibiryo bizagera ku munyururu byabaye bikeya. Indi nzira yindi nanone ntafitiye gihamya, ariko rero umuntu yambwiye nyirago namwe muzakurikirane, yambwiye yuko biriya biryo biba bipakiye amakamyo, niba gereza bagomba kuzabagezaho amatoni nk'ijana wenda, ngo hari igihe hashobora kugera gusa 90. Ibyo nabyo muzabikurikirane murebe, ariko mu mpapuro ngo hakaba handitsemo ko hageze amatoni 100. Ibyo rero muzabikurikirane murebe, ntabwo ndabibashishikariza ngo nukuri, ariko akavuzwe mudusigara tugakurikira tukareba uko ibintu bimeze. Namwe muzakurikirane mutubwire koko niba ibyo bintu koko bikorwa. Noneho rero reka tujye kuri kantine ya gereza ya Mpanga. Iyi kantine ya gereza ya Mpanga, abanyururu abatuye gereza barimo kwijujuta, kubera yuko nubwo bafite udufaranga turinganiye babohererejwe n'abavandimwe, ntabwo babasha kudukoresha kuko kantine ntacyo irimo kubagezaho cy'igicuruzwa. Ibyo rero bigatuma abantu bamwe barimo kuhababarira, kuko bagombye kugura nk'imbuto, bagombye kugura n'utundi tuntu dutandukanye, ariko ibyo bintu nta bihari muri kantine, nta bihagera, kuko kampani irimo gucuruza ariyo ngo yitwa Muhabura ngo irakora nabi cyane. Ikindi nanone kijyana n'iyi kantine, nuko amafaranga yoherejwe abafunze bo bayabona ngo bitinze. Mbese bigenda bite rero? Iyo wohereje amafaranga ufunze, amafaranga aragenda akajya kuri konti ya gereza, noneho uwo wayohereje ngo bakazamubwira ngo hashize nk'ibyumweru nka 2 ko amafaranga yahageze. Muri icyo gihe rero aba nta kintu arimo kurya. Ibyo nabyo
ni ibyo kugira ngo tuzaperereze turebe uko nta gihamya twabiboneye, ariko nta makuru abatuye gereza n'abatashye baduhaye. Ayo nayo tuzakurikirana turebe, ariko namwe muzamfashe mukurikirane aya makuru yuko muri gereza ya Mpanga amafaranga atinda kugera ku mugenerwabikorwa kuri nyirayo. Kubera iki rero? Ese kuyatinza kuri konti ya gereza hari inyungu se wenda gereza yabibonamo se wenda purusa muri banke amafaranga yashyikiyemo? Ibyo ntabwo mbizi niba hari udufaranga wenda ayo mafaranga yashyikiye kuri konti ya gereza, niba wenda banke yatinzeho gatoya nk'ibyumweru nka 2 hari icyo igendera gereza. Ibyo ntabwo mbizi, nabyo ni ibitekerezo byanjye natekerezaga, ntabwo ariko mbizi. Aha rero nkaba ngira ngo mbabwire nti rero iyi kantine nanone uretse ayo mafaranga atinda kubageraho, na kantine ubwayo ikaba ntacyo irimo kugeza ku bantu yagombye kuba ishyira ibicuruzwa. Hari n'ikindi kibazo nanone cy'iyi kampani. Iyi kampani nayo ngo iyo utumije nk'umukati, korogati, ibindi bintu nk'ibyo byose ngo bayishyura mbere. Bayishyura mbere ya mafaranga bakaba ariyo bakoresha bajya kugura bya bintu byaba abaturage. Aha rero biramutse ari ukuri, kuko nta makuru nanjye ntahagazeho, ariko ngira ngo muzamfashe tuyakurikirane, ariko akavuzwe tugomba gushyira ku mugaragaro kagakurikiranwa tukareba. Abanyururu bakaba bijujuta bavuga bati amafaranga yacu baragenda bakaba ariyo bakoresha bakatuzanira ibyo bikenerwa nk'aho babiranguye, tukajya tubigura muri duka ryabo, ahubwo amafaranga bayishyurwa mbere bakajya kubigura, bo bagasa nk'aho ari abapuranto bajya kubizana bagahembwa twa dufaranga tw'inyungu. Ariko jewe nkiba muri gereza ntabwo ari uko byagendaga. Wenda hari ibyaha wasanga wenda ari ya magambo y'abanyarwanda bakunda gusebanya, turimo kubikurikirana ngo turebe. Nkiba muri gereza wacuruzaga muri gereza twaraguraga ibintu byabaga bihari, ukagenda ukavuga uti nimumpereze iki n'iki, noneho wamara kugishima akakiguha, akabyandika ahantu ku ifishi yawe, nyuma akazajya kwishyuza. Ubu rero urumva ko sisitemu irasa nkaho yahindutse. Wowe urishyura mbere yuko igicuruzwa kikugeraho, ya mafaranga wa muntu akaba ari yakoresha ajya kurangura. Ibyo nabyo muzabikurikirane murebe niba ari byo, kuko amakuru abayaduhaye ntabwo twayameza cyangwa tuyahakane, ariko abayaduhaye batubwira ko ari uko bimeze muri gereza ya Mpanga. Uretse nuko ibiciro nabyo birahanitse, ni birebire, ariko igituma ibiciro bihanitse ntabwo ndibuvuga yuko ari umucuruzi urimo guhanika ibiciro, ahubwo ni gereza ikodesha inzu yayo, uwo muntu akoreramo icyo cyumba bagikodesha amafaranga menshi, nawe akavuga ati reka nyashake rero muri aba bene data bafungiye muri gereza nayo nzamure ibiciro. Murakoze rero, uyu munsi tukaba twaganiriye ku kibazo kijyanye na kantine ya gereza ya Mpanga, tukaba nanone twaganiriye ku bijyanye n'ukuntu abanyururu bagaburirwa n'ibyo bagaburirwa. Nababwiye ibipimo, ubwo muzatubwire mwebwe niba ibipimo byatunga umuntu cyangwa niba ntacyo bimariye umubiri, kuko muri iki gihugu hari abantu bize iby'imirire. Ubwo namwe muzatange umusanzu utubwire uko ibintu bimeze. Murakoze rero, ikiganiro cy'uyu munsi mwakigejejweho na Dr. Niyitegeka Theoneste, nkaba nakivuze mu izina ry'ishyirahamwe rirwanya iyicarubozo n'akarengane mu magereza ryitwa Stop Torture Now, bivuze ngo hagarika iyicarubozo nonaha. Yari rero Dr. Niyitegeka Theoneste, umuganga akaba n'umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu. Murakoze.